Yes, ibihe byiza kuri wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba, noneho igeze aho iryoshye, ibintu bigeze aho biryoshye, bigeze ahantu koko umuntu atarekeraho kuyikurikirana bitewe n'uburyohe imaze iminsi ifite. Nababwiye ko ibintu byose turi kugerageza kugira ngo bigere ku iherezo, bisobanuke, birangire nyine bive mu nzira, pana guhora tubatera amatsiko. Kuri uyu munsi wa none mwabonye iribageza uburyo yihagazeho mu bwishongore n'ubukaka, kabwiza ukuri kino kigabo bita Rugema cyamugambaniye gishaka kumucuruza kikamutangamo umubiri we, kikawugira nkaho nta gaciro ufite, kikamuha ikindi kigabo iribagiza atigeze akunda atanazi. Mwabonye ko cyakomeje kugenda kimwinginga kimubwira ngo n'ubundi uwo mugabo ni umunyamahanga, ngo tugomba kumuguha, mwana wacu ugomba kwihangana. Bameze nkaho bari kumucuruza nka za nyanya z'ibimene neza neza, ariko iribagiza nawe yakomeje kubyanga. Ariko ikibazo ni ukumenya ngo ese arabyanga kugeza ryari, ko bano bantu bitewe n'ubugome bafite ko bazamutera n'imiti isinziriza bityo bakamucuruza atabizi. Iribagiza rero yakomeje kubyanga, akomeza kwihagararaho, ariko nanone bano bakobwa b'inshuti ya Iribagiza, ubwo ndavuga Kanyana ndetse n'uyu mukobwa wundi, bamugiriye inama baramubwira ati itegure Cyusa azaza gucikane. Nubwo ni Kanyana ndetse na mushiki wa Cyusa bakomeje kumugira inama nziza, baramubwira ati bati weho itegure, Cyusa nazaza azasange witeguye ahita gucikana. Iribagiza nawe asa nkaho yinangiye, abameze nyine nk'umuntu ukunda ababyeyi be, nyine azi ko bari ari ababyeyi be, ntago ari ubugoryi cyangwa se ari ubundi bucuca, ahubwo aba yumva nyine yakora ibintu byiza, ariko ntago aramenya neza ko uyu atari umubyeyi wamubyaye, aba yishakira inyungu z'amafaranga. Iki kigabo rero bamaze kukibwiza ukuri cyahise kirakara cyane, kubera ko cyariye amadeni menshi cyane, cyariye amafaranga y'abandi, kibeshya yuko kizamuha Iribagiza. Ni ukuvuga ngo ubundi uwo mugabo w'umunyamahanga bashaka gushyingira Iribagiza ukuntu byagenze, uyu mugabo yamwatse miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda, amubeshya ko agiye kumwubakiramo inzu, ariyo iriya nzu ibamo ba Cyusa babakodesheje, noneho anamubeshya ko azamushyingira uyu mukobwa bita Iribagiza, nawe ni umunyamahanga. Ubwo rero nyuma nibwo uyu mugabo umwaka wo kumushyingira uwo mukobwa wari ugeze no kuza muri iyo mitungo iki kigabo cyamusezeranyije, ariko noneho murabona ko Iribagiza yabyanze, kandi iki kigabo cyari kizi neza ko Iribagiza azahita abyemera, kubera ko cyari kizi ko Iribagiza akunda kujya muri Amerika ndetse ari byo yifuzaga kuva kera. None rero birangiye Iribagiza byanze bateye utwatsi, ababwiye ati uwo mugabo ntago nzigera mushaka, kuko uwo nkunda ni Cyusa, keretse nanshaka yapfuye, napfuye nakiri muzima. Rero birashoboka ko Iribagiza bishobora kuzatuma yiyahura mu rwego rwo kugira ngo yirinde ko bamushyingira icyo kigabo hatagize igikorwa ngo tube twamuvana muri runo rugo. Kandi Cyusa niwe wenyine dufite wo gutabara vuba, akaba mukuye hano, kuko musaza wa Iribagiza ntabwo tuzi igihe yazagobokera hano, cyangwa se ntabwo tuzi igihe yazaza ngo atabarire. Ariko hari amakuru akomeza kuvugwa yuko uriya bita Frank ari we waba ari musaza wa Iribagiza, waje kuneka kwa Rugema yijijishije, yiyoberanyije, akigira nkaho ari umuntu ufatanyije nabo kandi ari umugambanyi. Byaba ari byiza rero uriya Frank abaye ari umugambanyi, yaragambaniye Rugema, Rugema akaba azi yuko imipangu yose ari gukora ari kumwe na Frank, azi neza ko bari kumwe 100% kandi atari byo, ahubwo Frank ari umugambanyi ushaka kuzatabara Iribagiza, ari musaza we wiyoberanyije kuriya. Byaba ari byiza kuko yaba afite amakuru ahagije kuri kino kigabo bita Rugema, yaba gifiteho amakuru menshi cyane, gikomeza kubabaza uyu mwana, reba nk'agahinda Iribagiza afite mu maso ye, ari gukina iyi role rwose abantu benshi barize. Iki kigabo kiri kumubwira aya magabo, uyu mwana wabonaga ko mu maso ye harimo agahinda kenshi cyane. Ni inkuru yari ibabaje cyane, ngira ngo abarebye iyi filime episode ya 47 mwabibonye, mubona ko ari ibintu byari bibabaje cyane. Mwabona bamwe rwose banarize muri episode y'uyu munsi, ariko nanone iyi episode yari iryoshye cyane kuko nta bintu birambirana byigeze bibamo. Uyu mwana w'umukobwa rero ukomeje kubabazwa n'iki kigabo, nanone byari bimeze nkaho kirimo kiranamurikodinga muri iyi telefoni. Nureba neza iki kigabo ahantu kinabera ikibwa cyasize n'inzara, reba izi nzara ze cyasizeho virine nka zimwe z'abagore. Reba urugabo rumeze uko nguko rutinyuka rugasiga n'inzara, urumva ko rero ko urwo rugabo ntago ruba ari rushyashya. Reba rwasize intoki zose, wagira ngo ntago ari urugabo, wajyana urutinganyi baba
bandi b'iyi minsi. Urabona ko rero rwasize inzara rusigaho verine, urumva ko nta mugabo umurimo, ntabwo ari abagabo n'undi basobanutse, niyo mpamvu ari n'ikigoryi mu mutwe. Iki kigabo rero tugomba gukora ibishoboka byose uyu mwana w'umukobwa iribagiza tukamukura hano muri runo rugo mu buryo bwose bushoboka, tugakoresha ibishoboka byose uyu mwana iribagiza tukamutabara. Iki cyana nacyo bita Fisto uyu munsi cyafashwe kirimo kiragambana kivuga ko iribagiza dushaka kumucikisha. Papa wa Cyusa ahita agifata. Ese iki cyana cyo twagikorera iki dukurikije iminsi kimaze kiryarya, kikavuga ngo cyisubiyeho, rimwe kikajya ku ruhande rwa Cyusa kigasezeranya abantu ko kigiye kudukorera, tukagira ngo byibuze kigiye kudukorera Papa Cyusa. Dore rero ubwo yakigwaga gitumo kirangije kitangira kumubeshya, ariko uyu musaza nawe azi ubwenge yahise agifata neza. Bigaragara yuko ibyacyo rero byagiye hanze, ariko cyari cyamaze kuvuga ukuri, cyamaze kuvuga yuko iribagiza dushaka kumucikana. Ubu rero ntituzi ngo iribagiza ni muzima cyangwa se yabaye iki nyuma yo kumenya yuko dushaka kumucikana. Uyu mukobwa nawe rero abahiye musyotori, ndavuga uyu Isimbi baramushuka, Fabiola aramushuka ngo bamuzanye mu rugo iwabo wa Cyusa, ngo abe ari habanga b'umugore abe nk'umugore nyine wa Cyusa, ngo abe hano muri runo rugo nibamukubita ngo azajye kurega. Ariko bwari uburyo bwo kumwikiza kugira ngo bamuvane mu rugo rwo kwa Rugema. Ariko se uyu mukobwa we wageze hano kwa Mukanambara nako iwabo wa Cyusa biraza kwakirwa gute, biragenda gute? Aba bagore babiri nibo bamushutse, nibo bavuze ko bahagaze kuri uko kuri, maze baramushorera bamuzana iwabo wa Cyusa. None turi kwibaza ngo bafana bacu dukorera iki Isimbi muri runo rugo iwabo wa Cyusa? Cyusa yitware gute? Ese Isimbi arasohoka hano mu buryo bumeze gute? Ni iki twakora kugira ngo izi ngorane zive mu nzira, cyane ko ibi bintu mutari mwiteze ko biri bwaze kuba? Nta muntu wakekaga yuko uyu Isimbi yaza kwihoma kugeza naho aje mu rugo iwabo wa Cyusa neza neza, akaza mu rugo azanye n'inda. Murambwira rero uko mubyumva, n'icyo twakora kugira ngo uyu mukobwa adakomeza kwica urukundo rwa Cyusa ndetse na iribagiza. Ese iribagiza nawe tumuzane aze muri runo rugo bahanganire muri runo rugo bose? Cyusa yashatse gukubita uno mukobwa, yari afite umujinya mwinshi cyane y'abacyusa ndetse na mushiki we, ariko uyu musaza Papa wa Cyusa akagerageza guhagarika uyu mujinya. Byari ibintu bitoroshye cyane, ngira ngo mwabyiboneye n'amaso yanyu. Muri episode y'ejo rero ya 48 ibintu bizaba byahinduye isura, ariko turi kwibaza icyo gukora, cyane cyane icyo gukorera uyu mukobwa bita Isimbi waje kwihoma kuri Cyusa. Nicyo cya mbere tugomba kubanza kurwana nacyo. Icya kabiri mutugiraho inama muri comment, ni uburyo twatabara iribagiza mu buryo bwiza. Mubitubwire muri comment rero, dukunda ibitekerezo byanyu, uburyo mugenda mubiduha mutugira inama, mutubwira ngo nimukore kuno, nimubigenze kuno, kugira ngo twikize uyu mwanzi waje muri runo rugo. Bwo rero dukora iki kugira ngo bigende neza, filimi irusheho kubaryohera? Mukomeze kugira umugoroba mwiza.